Nagaruka magusanga ubwango byabaye. Byabaye abo ikibazo mfite. Uri yese hari ukuntu umuntu abashaka gukora ubusambanya nishifuza n'utwara. Nta kuntu naguheza rundi muti. Impanga 8 turimwe. Kumacho guricanga uvuga tumvikanye. Ndabubwiza kuri sister je akamenya ko umuntu ndetse nakya. Ndabona ari njye nakihanganira Wamushenzi waruvuye he? Uzayikoresha ku bantu wikoresha ku bantu. Ya, turashize none. Ariko karya rugo mbega ngarankubita. Ariko mana, urandinze kurusha uko nyewe nkuye. Niyongera gushika hano umpereza ndimo ndamuhereza ndimo. Uzatama mukunda umuntu umwe. Iminota 2 ibyo birahagije. Undi nyuma y'iminota 2. Nawe bamurindagiza nkuko yandindagije hano kwa kano gasimo. Riko kigaruka nkwereka. Ndabizi ko kizagaruka hano. Ntabwo kizi gutereta. Kizagaruka. Nani ngimana ngiyera kanyashi. Akweka nkubwira wa mugabo. Ngiye mfite ikibazo. Gute bundi gutereta byananiye. Yongeze ku mukobwa amagambo arabura mwana. None sikamubaze kuri ikigoryi. Ari cyo yitereka. Damayi. Mugabo ntabwo ndi ikigoryi. Twubahane mbere na mbere. Sindi ikigoryi. Ndetse gutya ko ngifite akamaro ko guteta kuri ikigoryi. Utazi guteta. Ntabwo umukobwa umeze bitengo shengo ndagukunda reka nukuye ugashinyika ahubwo. Ubushize. Bamaye umuti. Umuti utari uwa. Kagabo kamaye umuti kamamaga noneho karambwira ngo kazanye umuti wa nyawo. Ubu niko ngiye kureba. Ngiye kugusezera comoka. Sibyo? Ugende kwandi ku kazi kukurikirana bya bintu nyine sanzwe dukora nta mpamvu nimwe yo kubivuga. Urabizi. Ubikurikirane ngendaje ngiye kumucaho nyine ame uwo muti nca no gutemura n'icana ukabona urabizi ko gato twasize twikoroje ukabona ndakimanukanye. Ubwo bese wabukura he kutazi no gutereta. Nyine nje kureba uwo muti unkanga muri ako gatuma abakobwa bankundana n'icyo navuze. Sawa. Mama. Possible. Toka. Eso es un seme. Oye, le Mva nkubwira Denko shaka ko unyigisha gutereta ukama umuti utuma abakobwa bankunda kandi ugomba kugira vuba utongera gukora ubwo ry'inkubwo wakoze ubushize ukongera kuma umuti utari ugatuma nkubita inkoni nagukubise ndazikuba inshuro 600 hari n'umuti mfite nari ngiye kuburungusha ikigore cy'ameye niyo hano hari kuzari ngiye kumurungusha kubera ikigore cy'ibitega reka mbwire Satani reka mbwire nuzawe iri ni ihene buriya y'inzoka akwa kigore cy'inzoka igira mwe amahembe abahinzoka zo gukuramo imiti iyi ni imiti y'imibu ubona gutya ni umuti w'umubu noneho cyagiye amakosa yabayeho naguhaye imiti y'imbaraga zashane bagiye gushyiramo uyu muti w'umubu iri ni iryinyo ry'inyamanza utarurize n'ibindi y'inyamanza nyine zazindi unazigira nyine zica no gucya mu kirere uri inyamanza igira amashaba inyamanza igira amashaba ubwo walandika ngiye kuba nibereye hano wakibwa uragaruka uhansanga umbwira ngo byabaye nagaruka magusanga ubwango byabaye abo ikibazo mfite uri yese hari ukuntu umuntu abashaka gukora ubusambanya nishifuza n'utwara nta kuntu naguheza rundi muti impanga 8 turimwe ubwo tubyarira rimwe tu reka nimbona abankunda ibyo ngibyo nzabyigerageza. Are you playing? What type of I want peace. I want problems always. Lalu bobo wajib faham itu dah tu. Ini kalau sekali dah. Ya, turashize none. Asamu. Turashize. Lalu bobo wajib faham itu dah tu. Ako se mwabakobwa muri ku murimo muramura iki aguhora iki bagora iki wanga ngiye buri munsi uzugwira abantu babangamira abo ngushaka hanyuma se chaka kinje nigeze mbabangamira ngenda rindimo nitambukira ndimo gukora sport na nasi nago nzaho na rindimo ndaje yasinda mari cyagatamba mu musatsi magati yacu ni wabonye unyura hagati yanyu muhanda urabona yo wasinze ugenda ukubita kata niki ukazigarura urega cyaka kwibeshya ko ari inkoko
urafata satani ubundi se kari kavumbutse he aza kifatisha ku bantu Diyo nakwaza ntabwo uransubiza mushenze uje ufata mu bwebu ako se umukobwa mukanya ntabwo twe twumvikanye aka kanya hiso hinduka ko kinda uwumvikana iki nawe turimo turagura cyangwa uvuga gatumvikanye ndabubwiza ukuri sisa jya kamenya ko umuhiri ndetse nakihaza ndabona ari njya nakihanganira reka bamushenze waruvuye he uzayikoresha ku bantu uyikoresha ku bantu aha turashize noneho nundi mu iyo migera yawe ngo ningoye uzagira umuntu wongera kuzijonga damaye uramenye ako kantu kugasa gusa kumukara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niko hanyuma nkacyakubaza reka mbwire satani reka mbwire nuze we hanyuma sungu budenko none uranyizwa n'iki denko aho uri hose denko uranyizwa n'iki denko ndakwishe nta busobanuro na bucuma mama singishoboye kwihanganiriza nya Aduh bobo. Wajib faham itu.